na kimwe urebye abantu bari mu ngo zabo mu muhanda amabariyeri ni menshi igisirikare igipolisi mu mijyi myinshi ku makuru ndi kubona indege z'igisirikare mu kirere hasi na mabariyeri menshi bakabashize icyo kintu na kimwe kigaragaza ko hashobora kuba imyigaragambyo mu gihugu urebye na raporo ziri gutangwa na polisi nk'iyo maze gusoma none na polisi ivugana na BBC ivuga ko mu mijyi yose ari amahoro rwose nta kibazo gihari gusa abantu bari mu ngo zabo kandi bari bariteguye bihagije baraguze ibintu byo kurya biboneka ko biteguye ko hagize ikiba baguma mu rugo igihe kirekire ibintu bidasanzwe ariko nyine nk'igihugu cyamaze kwikanga ibintu nk'ibi nta kundi byagombaga kugenda abantu bose usanga bavuga ati ibi ni ikintu bwa mbere bibaye ariko nta kindi leta ari gukora kitari iki ntabwo ari kwemera ko ibirori biba kuko ubwoba bwari buhari bwinshi ko nibareka abantu ibirori bikaba bizagorana gukontorora aba bajene bazirara mu mihanda barahabutse nyine baravuga bataho kugira ngo tube twanyuzwamo urusasu cyane ko twabonye ko nta mikino n'abandi magana bapfuye reka twiturize dutegereze ariko nanone nta wamenya niba mu mitima yabo bataba bameze nka wa mwana umwarimu yabwiye ngo icara umwana akaresista yagera akavuga ati nubwo ubona nica ariko mu mutima ndacyahagaze niyo abaturage bakiri kumva ko bari kwigaragambya mu mutima yego ni ukureba niba ibyo bafite mu mutima n'ubundi bitazagera ngo biturike ndagusuhuje kandi ngo ikaze komeje gukurikira Ukwezi TV ukundi bwana twugeza umunsi kundi tubashimira ko mudukurikirana ndetse mugatanga ibitekerezo byanyu ariko tugatse mu kiganiro ntabwo ni yine ndi kwina Theo ndagusuhuje reka nanjye ngusuhuze reka nsose n'abadukurikira bari mu Rwanda muri kano karere mu Burundi muri Congo muri Tanzania muri Uganda n'ahandi hirya no hino ku isi babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda reka abantu batandukanye rero badukurikiye tubahe ikaze muri kiganiro yego reka tubahe ikaze ariko nanone Theo uragira nkubwire ko muri Tanzania ntabwo bimeze neza buri wese umwe mu nzu yaritsimbye nta gusohoka aka nabihambaye kuri iyi tariki yakeneye rutegeko agomba kuba imyigaragambyo ariko niyo nabyitiko sabakoze niyo nabyitikiza bakoze bateguje leta ubutegetsi bwa Samia bwarabiteguye bikomeye nawe mvuga n'umuntu uri muri Tanzania ambwira ko babasha abaturage gusohoka yego ariko abigaragambya habe n'umuntu kugeza ubu ngubu tuvugana rwose mu masaha y'igicamunsi wari bategeka kugera mu muhanda makanyana turaza kuvugisha umuntu uhari aduha amakuru tuze kwaheraho tugira icyo tuvuga ariko ntekereza ko Samia na mbere yaho mu matora bajya kumutungura bakigaragambya kuri kiriya kigero nuko atarabyiteze ku baturage ba Tanzania uyu munsi rero nta cyashobotse nayo bafatiye ingamba ariko bavuga ko nubwo batari kujya mu mihanda ngo bavuga ko byatangiye nijoro ngo nubwo yiteze ko bishobora gutangira nijoro nubwo yego ariko gihe umuntu twaba yambwiye ko nta kimenyetso kigaragaza ko imyigaragambyo iri bube kuko ngo leta yababwiye ko uzahirahira akaramuka yinjiye mu muhanda ngo ibijyanye n'ubuzima bwe azabwimenyere ikindi igisirikare muri Tanzania bitandukanye no wenda mu matora cyageze aho jya kurande rw'abaturage kuri inshuro cyabakanze rwose bikanze nizera yuko rwose nabo bataza gutinyuka kugira icyo bakora uko si ukandamiza abantu nk'uko imiryango hano n'uburenganzira bwa muntu yabivuze ariko nanone byaruta kuba bajya mu muhanda ntabwo uzi ko Robert Greene mu gitabo yanditse cyitwa uburyo 33 bwo kwirinda intambara avuga ngo uburyo bwiza bwo gutsinda intambara no gutuma itaba imyigaragambyo rero n'ubundi bwoko bw'intambara rero kuba batuma itaba baba batsinze kurutaho reka mvugishe mugenzi wacu yitwa Eric ari muri Tanzania yego ndeko umuntu ku murongo wa telefone hanyuma nze kumubaza uko ibintu byifashe aduhisho muri rusange wenda tuze kugira ibyo tuganira ariko tunashingiye ku byo umuntu uhari so Eric waramutse neza waramutse waramutse muraho neza Theo ni mwaramutsera cyangwa ni mwiriwe buriya ni mwiriwe ndabona amasaha bimaze kuba hafi saa 7 harya Tanzania tuba ku isaha imwe Allo tumaze ari imbere y'isaha imwe ubu mwe ni sangahe saa 7:53 okay mwebwe muri imbere yacu bwo hafi saa 8 mwebwe hanyuma byifashe gute uyu munsi ku itariki ya 9 byari byitezwe ko muri Tanzania haba imyigaragambyo twanabivuganye ubushize
uyu munsi umutekano umeze ute, byifashe gute mu gihugu? nakimwe urebye abantu bari mu ngo zabo mu muhanda, amabariyeri ni menshi, igisirikare, igipolisi mu mijyi myinshi. Ku makuru ndi kubona indege z'igisirikare mu kirere, hasi na mabariyeri menshi. Bakaba hashize icyumweru umutekano utangiye gukazwa n'amatangazo asohorwa na polisi avuga ko uzajya mu muhanda, leta nayo igatangaza ko nta munsi mukuru uzabaho kwizihiza ubwigenge, abantu bagomba kuguma mu ngo. Ukeneye gusohoka azasohoka bitewe na emergency yaba afite, atari ugusohoka uko yiboneye, kandi nabwo agasohoka afite ibyangombwa bikwiye. Nicyo gihe ariko kugeza ubu rwose nta kintu na kimwe kigaragaza ko hashobora kuba imyigaragambyo mu gihugu. Urebye na raporo ziri gutangwa na polisi, nk'iyo maze gusoma none polisi ivugana na BBC bivuga ko mu mijyi yose ari amahoro rwose, nta kibazo gihari. Gusa abantu bari mu ngo zabo kandi bari bariteguye bihagije, baraguze ibintu byo kurya, biboneka ko biteguye ko hagize ikiba baguma mu rugo igihe kirekire. Ejo nk'ejo urebye ku masoko abantu bari benshi bagura ibintu byo kubatunga mu gihe haba hagize ikibaye. Ubu rero nta kintu kidasanzwe, abantu bari mu ngo zabo n'amahoro. Ariko nanone ku rundi ruhande, kuba hagomba kuba ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge, kuba bitabaye bwo ntacyo ubona byangije? Byacyangije kuko ni ibintu bidasanzwe, ariko nyine nk'igihugu cyamaze kwikanga ibintu nk'ibi, nta kundi byagombaga kugenda. Abantu bose usanga bavuga ati ibi ni ibiki, ubwa mbere bibaye, ariko nta kindi leta yari gukora kitari iki. Ntabwo ari kwemera ko ibirori biba, kuko ubwoba bwari buhari bwinshi ko nibareka abantu ibirori bikaba bizagorana gukontorora aba bajene bazirara mu mihanda. Ariko bamaze rwose kuma mu nkokora mu buryo bugaragara, kuko mu makaritsiye hose nta muntu ushobora gusohoka uko yiboneye, kandi bimaze icyumweru cyose babyitegura, umutekano ari wose mu makaritsiye no mu mihanda, abasirikare ni benshi. Ubundi se uyu munsi wabaga ari umunsi umeze gute, wizihizwa gute, ku buryo wenda umuntu yanibaza impamvu ari wo munsi abigaragambya bari bamaze guteguraho ko ari wo munsi bagomba kwigaragambya? Wari umunsi wizihizwa ku kihe kigero? Ikigero cyo hejuru cyane. Umunsi w'ubwigenge muri Tanzania wizihizwaga ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'igihugu, intara hose wasangaga ari umunsi ukomeye cyane. Ni umunsi wubaha, kandi umunsi w'ubwigenge wari umunsi ukomeye cyane. Amadefira akaba, abajene, byari n'ibirori ubundi biba bikomeye cyane muri make, kandi bikitabirwa n'abanyamahanga benshi, bakaza kwizihiza uwo munsi. None ku ruhande rwa leta nta n'ikindi kintu cyateguwe wenda cy'imbwirwaruhame cyangwa ikindi kintu, nk'uko twabonye Perezida Samia arahira, wenda nta baturage bahari ariko akarahira, uyu munsi leta iri gukora iki kugira ngo uyu munsi wizihizwe? Leta yasohoye itangazo rivuga ku munsi mukuru w'ubwigenge, rikabwira abantu ko ryasinyweho na perezida, ariko ritangazwa n'umuvugizi wa perezidanse, rivuga ko atanze imbabazi nk'uko bisanzwe. Umunsi w'ubwigenge hari abafungwa bagomba guhabwa imbabazi mu gihugu. Yatanze imbabazi z'abafungwa 1,300 na bangahe gutyo, no kwifuriza abaturage umunsi mukuru bisanzwe. Aravuga ko bakomeza kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kwizihiza, nta kindi kidasanzwe cyabaye. Abaturage cyane cyane abari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bigaragara ko nk'uko uri kubivuga nta kimenyetso cyo kuba ari bwigaragambye, ubona ari ibintu byaza kuba birangiye uyu munsi, cyangwa wenda kuko baba bumva uyu munsi wenda umutekano wakajijwe, ni ibintu bakomeza wenda mu kindi gihe kiri imbere? Ntabwo ari ibintu bishobora kurangira uyu munsi, kuko urebye amatangazo barimo basohora no kubikurikirana hano abatavuga n'ubutegetsi, usanga bavuga ngo ni ibintu bizakomeza, kuko abajene bamaze kurakara muri make. Ni nayo mpamvu leta yashyize ingufu muri sensibilisation, kubwira abaturage hirya no hino. Buriya hari amaze iminsi amanama, nk'uko nigeze kubikubwira cya gihe, bashishikariza abantu gutuza, abajene gutuza, bakagira gute, bakabacubya. Ariko ikigaragara leta irakora icyitonderwa cyane ku rubyiruko, kuko ntabwo biboneka ko ari ibintu byaba birangiriye hano.
abajene bigaragara ko rwose umujinya urahari cyane, ariko bitewe n'ukuntu umutekano wakajijwe ntabwo umunsi bashoboraga kwinjira mu muhanda, kandi ni ibintu bizakomeza kuko nk'ubu batangiye kuvuga ko kuri noheli nabwo biteguye kwinjira mu muhanda, ariko ukabona ko nibadakora ikintu gishobora guturisha urubyiruko mu buryo burambye, ibi bintu ntabwo ari ibintu bizaba bihagarariye hano. Benshi bamaze guteganya itariki ya 25 niko ndi kubibona kuri noheli nabyo, kandi niyo ubona ko byaferinga bishobora kuza ni ibintu bikomeye bizakomeza. Gusa nanone ifungwa n'iryarindi bakomeza gufunga abajene benshi babiri inyuma, bagenda babafata benshi, ntabwo bamenya neza mu minsi iri imbere uko bizagenda. Ubundi se muri iyi minsi imbere y'imyigaragambyo ubuzima mu gihugu bwari bumeze gute muri Tanzania? Bwasubiye mu buryo busanzwe wenda muri iki gihe cya nyuma y'amatora, cyangwa wenda nabwo hari ibintu ubona ko bidasanzwe ugereranyije n'uko Tanzania yabaga imeze mu bihe byatambutse? Ntabwo wavuga ko ubuzima bumeze nk'uko bwari bumeze mu bihe byashize, kuko ubwoba ni bwinshi n'ubundi mu bantu, ifungwa ni ryinshi, baguketse ko uri inyuma y'ibyo mu bashishikariza gukora imyigaragambyo. Hari impaka nyinshi hagati y'idini gatolika na leta. Leta ishinja ko ishaka imyivumbagatanyo mu gihugu, idini gatolika naryo igatangaza ko rwose rikeneye ko igihugu kiba mu mahoro, bityo leta igomba gukorera abantu mu kuri, harimo gutanga imirambo y'ababuze ababo no gukora ibyo urubyiruko rushaka. Urumva igihugu kiri mu mwuka utari mwiza muri makeya, ntabwo ubuyobozi ubona hariho guhuzagurika cyane, umuyobozi mw'ejo yavuze ibi undi yavuze ibi, ubona ko leta ntabwo ari stable, ntabwo ari yizera neza ko igihugu gifite mu buryo burambye, mbese itangiye gukora nka leta iriho, ahubwo bashyize ingufu mu kubwira abantu ko bagomba mbese ntabwo barashyira ingufu mu bijyanye n'ibyo biyemeje gukora igihe biyamamazaga, ahubwo kano kanya bari mu guhangana n'iki kibazo gihari. Rero leta ntabwo iri stable muri makeya, nta n'umwuka ari mwiza muri makeya, usanze abantu usanga bavuga ibi, abandi ntabwo leta iri stable, ntabwo umwuka ari mwiza muri makeya. Turi kuri ibyo biri kuvugwa, hari amakuru avuga yuko nk'uwitwa Dr. Philip Mpango ugeze kuba Vice President, ndetse na Kassim Majaliwa ugeze kuba Minisitiri w'Intebe ngo baba batawe muri yombi bazira kuba ngo bari nyuma y'imyigaragambyo. Ariko nabibonye kuri social media, ntabwo nzi niba byaba ari ukuri. Byifashe bite byo? Ntabwo ari byo. Aba bagabo ni abantu bafatwa nk'inyangamugayo mu gihugu, ku mpande zombi, cyane cyane ku baturage. Abaturage babemera cyane kuko abantu bari muri timu Magufuli nk'uko nabikubwiye, ariko babonye ibi leta irimo ikora saniya bahita bajya ku ruhande, bajya ku bandi mu mahoro, bavuga ati twe politike tuyivuyemo. Rero ni abantu byatangajwe cyane n'imbuga nkoranyambaga ariko z'abantu batazwi, nk'uko kugira ngo bazamure umwuka. Hari abantu ubundi bari bagamije gushaka cyane imyigaragambyo kwiba kuzamura umwuka rero w'umujinya, bagiye babitangaza muri iki cyumweru, ariko ntabwo ari byo. Baraho bameze neza, ntabwo bigeze bafungwa, baraho n'ibintu biri aho nyine abantu baba batangaza kugira ngo umujinya kuri bamwe badashoboye gushishoza kugira bahite babyizera, ariko baraho bameze neza, ntabwo bafashwe, ntabwo bafunzwe. Ntabwo byapfa gukunda ko abantu bafungwa, kuko leta iramutse inabikoze yahita izamura umujinya mu rwego rwo hejuru. Baraho nta kibazo bafite. Yego. Ubona ukurikije uyu mwuka, kuba ibirori byo kwizihiza ubwigenge n'ibirori byo kurahira kwa perezida byarabaye navuga ngo bucece, bizahindura iki ku Batanzania n'ubundi bigaragara ko barakaye? Ikintu mbona bizahindura ku Batanzania ni uko amatora ashobora kuzaba utaha, niba leta mu matora ataha hazahinduka ibintu byinshi, ndetse na leta ishobora kuzahindura ibintu byinshi ku buyobozi, kuko nk'ubu abasabaga ko itegeko nshinga rihindurwa cyangwa bikunda n'iridahindurwa. Tanzania twari tumenyereye gukora amatora mu mahoro, ibaho abantu batitaye cyane ku bya politike. ubu umuntu wese n'utazi ibijyanye na politike yarakangutse, abantu barakangutse, bari bameze nk'abasinziriye. Rero hari ikintu kizahinduka mu miyoborere,
kuri leta hari ikintu kigomba guhinduka uko byagenda kose. Abantu barakangutse cyane, babonye ko leta yari bakandanije, cyangwa na leta yabonye ko amazi atari yayandi, abaturage barakangutse. Ibyo ari byo byose ibintu bizahinduka ni byinshi. imikorere ya guverinoma yo imeze ite? Imikorere ya guverinoma nshya muri Tanzania, cyane ko itavuzweho rumwe, byavuzwe ko yagiye ishyirwaho mu buryo aho umuryango wa Kikwete, aho umuryango wa Samia n'abandi b'abategetsi bakomeye muri Tanzania aribo bitaweho cyane. Guverinoma irakora, hashyizweho na minisiteri itari isanzwe y'urubyiruko, bayiha umusore ukiri mutoya, agenda azenguruka mu gihugu asansibiriza urubyiruko. Ariko urebye guverinoma imikorere yayo kugeza ubu nta muntu yumva muri make. Barabona abaturage benshi rwose majorite ntabwo bayumva, guhera kuri minisitiri w'intebe bari kuzenguruka igihugu nawe, ariko urebye ibivugwa cyane ubwo mu baturage no ku mbuga nkoranyambaga usanga ijambo ryose atangaje ntabwo ryumva, ntabwo babumva, bumvikana. Gusa nka leta ifite ubutegetsi, ifite ingufu, abantu bakomeza nyine kubyemera uko, ariko ukabona ko ntabwo bayumva leta iriho muri makeya. Ntabwo bayumva guhera kuri perezida, ntabwo babumva pe. Yego, majorite ntabwo bumvwa, majorite y'abaturage ntiyumva iyi leta iriho. yego. None mubona iyi manda ya Samia, iyi manda ye mubona ukurikije uko byifashe mu menyereye Tanzania, ni ibintu bamwe bavuga bati ntabwo azayirangiza baba bafite ishingiro, cyangwa ni ibintu bizaba bikarangira agakomeza kuyobora bikava mu nzira bigacururuka? Ijanisha rinini nuko azayobora kandi akarangiza. Nubwo hazaba hariho atabumva, ariko kuyobora azayobora. Ikibyerekana ni uko igisirikare kimuri inyuma. Iyo igisirikare cyamaze kujya inyuma biba bigoye ko ubutegetsi bwatembagara. Rero kuyobora azayobora, nubwo hazaba hariho atabumva azayobora kandi ayirangize. Niba nta kibikomye mu nkokora azayobora, hatabaho ibindi by'uburwayi, kuba yapfa bitunguranye, kuba yagira gute. Ariko ku bijyanye no kuvuga ngo yahirika ubutegetsi ntabihari kugeza ubu, ijanisha rinini nuko ntabihari rwose. So ibi bintu byatumye abanyamahanga, cyane cyane reka tuvuge abanyarwanda baza aho ngaho muri Tanzania, bari gukora ibikorwa by'ubucuruzi byabo ko bisanzwe, cyangwa nabo wenda ubona hari ubwo buryo byaba byarakumwe mu nkokora ku buryo byanagira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda cyangwa se ku mihahiranire y'ibihugu byombi? Nta ngaruka ku banyarwanda cyangwa ibihugu byo mu karere byagira, uretse igihugu cya Kenya na Uganda ho gatoya. Kuko Uganda bari batangaje ko Abagande hoherejwe ingabo 500 zo kuza zikaza zikambara imyenda y'igisirikare cya Tanzania, arizo zarasaga abantu ngo mu myigaragambyo, ntabwo badafite gihamya. Ariko abaturage bijunditse Abagande, bijundika leta nka leta yijundika Abanyakenya. Muri make ufata ibi nawe Umunyakenya udafite ikintu kigaragara wakora n'iki bikugiraho ingaruka. Ariko ibihugu bindi nta kibazo na kimwe mbona. Ariko ikintu cy'ubwoba se cyavuzwe ko hari abavugaga ko bamwe bagomba kuva mu gihugu, abandi ko bagomba kwirinda kukizamo, byo ntabwo bihari, kuko hari abantu bari bafite ubwoba cyane bw'uyu munsi. Bw'uyu munsi birumvikana kuva mu gihugu, ambasade zimwe zari zamaze cyane y'Abanyamerika n'izindi gutanga kubwira abanyagihugu babo ko bagomba kwitonda cyangwa bakaba bavuye mu gihugu, biri gutegurwa. Ubwo rero kugeza ubu nta kuvuga ngo Abatanzania rero bapanze kuva mu gihugu, ntabo mbona, nta n'abahari. Niba banahari ni bariya bake. Ikigaragara umutekano urahari, nta biteye ubwoba ku bantu bikorera bizinesi zabo cyangwa bagira gute. Ndetse ukamenya ko guhera ejo akazi kazatangira nk'uko bisanzwe. Ariko se uretse ejo, uyu munsi bwo nta kintu kiri gukorwa ubu ngubu? Imirimo yose yahagaze? Ntacyo, ntabwo yahagaze. Na leta yatangaje ko niba nta kintu kidasanzwe gituma uva mu rugo, ugomba kuguma mu rugo. Kandi koko ntabwo wajya gufungura iduka uzi ibyabaye kuri iriya tariki ya 29, amaduka yaratwitswe n'iki. Abantu rero bahisemo kuguma mu rugo. Nanjye ntabwo navuye mu rugo gato ndatembera ndeba uko hanze byifashe, ariko ndagaruka. Ubwo rero bishatse kuvuga nawe ugiye hanze cyangwa ukajya mu muhanda, icyakubaho cyose niwe waba ukikuriye, kuko n'ababashije kugera mu muhanda bariyeri ni nyinshi. Urabazwa cyane aho ugiye gukora iki, ibyangombwa byawe, bariyeri ni nyinshi. Ndetse iyo ugeze ku ya kabiri bakubaza nk'aho iya mbere itigeze kubaza. Yego. Ubwo rero nta kazi kari gukorwa uyu munsi, gahunda zose zafunze nyinshi. Uburyo bw'itumanaho n'ikoranabuhanga, interineti bw'irahari nta kibazo?
nta kintu kidasanzwe babona cyatuma bafunga interineti kuko bayifunze byica akazi kenshi, bihagarika ibintu byinshi mu gihugu. Rero gufunga interineti byaba icyemezo cya nyuma, babwira abanyagihugu ko bagomba gukomeza gukoresha interineti batekanye nta kibazo kugeza ubu. Ntabwo ishobora kuba iri gufasha abantu wenda gukangurira gukoresha abantu ama application ashobora gukangurira abagenzi babo ko bakigaragambya wenda ku buryo yaba ikibazo. TikTok nayo yari iteje ikibazo kandi kuva ku itariki 29 irafunze kugeza na n'ubu mu gihugu nta TikTok ikora. TikTok ntabwo ikora, ariko izindi mbuga zirakora rwose nta kibazo. Yego Eric, ndagushimiye cyane, numva wenda ariyo makuru y'ingenzi. Mu gihe hagira ikindi gihinduka wenda nabwo ubwo naza kukwitabaza. Urakoze cyane, ndahari wambaza nta kibazo. Urakoze, umunsi mwiza. Use ari ibindi byinshi uri bumaze tayo. Urumva umuntu hibereye, urumva ko abaturage leta yariteguye. Yego. Abaturage nyine ubwoba ni bwinshi. Barahabutse nyine baravuga bataho kugira ngo tube twanyuzwamo urusasu, cyane ko twabonye ko nta mikino n'abandi magana bapfuye. Reka twiturize dutegereze, ariko ubwo nanone nta wamenya niba mu mitima yabo bataba bameze nka wa mwana umwarimu yabwiye ngo icara, umwana akaresista yagera akavuga ati nubwo ubona nicara ariko mu mutima ndacyahagaze. Niyo abaturage bakiri kumva ko bari kwigaragambya mu mutima, yego, nuko reba niba ibyo bafite mu mutima n'ubundi bitazagira ngo biturike, babishyire. Kuko babanze kubona ko leta yabakaniye, ubwo naho hari igihe kizagera navuga ati reka dushaka ubundi buryo. Ko n'urubyiruko kandi udatuje. Numvaje nta kintu nakongeraho, wenda natwe twaha umwanya abadukurikira kugira ngo bagire ibyo batanga ibitekerezo. Wakoze cyane.